Alo, ndi i Kigali ubu ngubu. Nahageze ariko meze nabi pe, meze nabi. Ndi kugenda hari ahantu imodoka yageze turahagarara, numva abantu baravuze ngo twafashwe na ambutiyeje. Ndavuga icyo cyorezo cya ambutiyeje nanjye ndikimfashe, ndakeka nanjye cyamfashe rero. None ngeze mu rugo rero aha mu boss nari ngiye gusura, yampaye ibiryo, kumereza ibiryo ndi kubijya arambwira ngo jenjoy sha. Jenjoy urumva indwara yanteje yitwa jenjoy ntibiri mu ibyo biryo. Ntabyo biwe. None muvandi ndibaza umuti ndawuvana he cyangwa urukingo. Ntago zihabaga se ngo ndinjije daki.